nongeye kwifuriza ibihe byiza ukomeje kudukurikira ukomeje kuba natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye ndizera neza kumeze neza ni buri mu Rwanda ni buri no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko nsuhuza abanyarwanda muri mu karere k'ibiyaga bigari akarere ka Afurika y'Iburasirazuba ndabizi ko muri benshi mudukurikirana umunsi kundi gatanu kuri gatanu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye ikaze muri aya makuru witwa Dr Magnifique Irakoze kuri Twitter cyangwa se ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter yifashishije rero mu by'ukuri uru rubuga arangije atangaza amakuru ababaje cyane aho yavuze ko ari imodoka ya polisi mu by'ukuri yataye umuhanda hanyuma ahitwara Colombier iza kugonga cyangwa se ku buryo wari utwaye moto anahetse umunyeshuri uvuga ko nta yindi bushi yari afite hanyuma iza kubakubitaho kunira bagonga gusa kubw'amahirwe ntabwo baje kuba babura ubuzima ariko uwo bari bahetse yakomeretse mu buryo bukomeye cyane umunyeshuri hanyuma iyi modoka imaze kubagonga yabibonye ariko bikavuga ko iyi modoka itigeze ihagarara kugira ngo itange n'ubutabazi ahubwo bafatiyeho cyangwa se bakomeje kwihuta cyane uko byakomeje kugenda abigarukaho akaba rero mu by'ukuri nyuma y'uko agaragaje ayo magambo cyangwa se agaragaje iki gikorwa cy'imodoka ya polisi yagonze umumotari birumvikana n'umugenzi yarahetse abantu ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Twitter bagize byinshi babivugaho ndetse bamwe bagaragaza akababaro batewe no kuba hari ibi byaba byakozwe ndetse bigakorwa n'abashinzwe gucunga umutekano ndetse birumvikana mu nshingano bafite no gucunga umutekano mu muhanda mu gihe byaba ariko bimeze ati byaba ari ikibazo gikomeye cyane benshi bakomeje kugenda bigaruka gusa ni kenshi mu by'ukuri umuntu wambaye cyangwa se umupolisi ashobora gukora igikorwa nk'iki bikitirirwa urwego ariko nyamara ubundi siko bigomba kugenda ahubwo icyaha ni gatozi babikwiye kubazwa uwakoze ibyo kosa niyo mpamvu rimwe na rimwe abakora ibyaha nk'ibi ngibi rimwe na rimwe usanga polisi bafata ikabahana mu buryo bukomeye cyane harimo no gusezerwa no mu kazi cyangwa se bakabahabwa n'ibindi bihano bibabaje cyane hanyuma rero kuri Twitter hari uwagize ati very sad kabisa hanyuma polisi irangije itigira iti hello ati kindly share with us ati your telephone number ati for more details so that we can follow it up ati thank you ati mu by'ukuri ati waduha nimero yawe ati kugira ngo tumenye birambuye ati kubijyanye n'ayo makuru ati hanyuma ubundi tuze kubafasha undi yagize ati barangiza ngo bacunga umutekano ati mu muhanda kandi numva nabo abashoferi babo batubahiriza ibyo basaba rubanda ati gukora ati gusa birababaje ati uyu muntu wari utwaye imodoka akurikiranwe ati kuko byumvikane ko yari yananyweye inzoga cyangwa se ibiyobyabwenge ati shame on you undi ati nawe ntugakabye ubwo se abapolisi nibo abamarayika ati ku buryo batakora impanuka ahubwo se impanuka umuntu ayikora abishaka ati ntimukajye mwikunda pe ati nta muntu uhitamo gukora impanuka abishaka so n'abapolisi ni abantu ati nta gikorwa cyacitse undi kuki se kitacitse ati abandi abatwaye ibinyabiziga ati baritwararika cyane ati kandi nivyo bigabanya accident cyangwa se impanuka ati kurenza za Sofia ati ngewe ati aho mba maze imyaka igera kuri 2 ntarabona imodoka yagonze umuntu kandi haba amagare menshi cyane ahora yambukiranya imihanda undi ati ariko nta gitunguranye ati kirimo kuko abantu bose baba batwaye imodoka za muri service ati zijyanye n'iby'umutekano ntago bahiriza amategeko y'umuhanda cyangwa ngo ububahe abandi bari gukoresha umuhanda ati byo rwose nta gitunguranye kirimo pe ati gusa abo bireba bagakwiye kujya bakurikiranwa undi ati Thursday ati nabonye imodoka ya Rwanda Police ati ivamo umugabo wasinze asohoka mu modoka ati uwo yasize yicaye kuri vola ati nawe yararimo asoma agacupa ati kandi ni zimwe twita utudege ati baze ati kakugonze kandi kanacanye maremare ati utareba plate number ati that's not what we deserve in Rwanda undi ati gukora impanuka bibaho ati kibazo ni ukwigendera nkaho nta cyabaye ati that's naive undi ati gukoresha impanuka ati ntusubire inyuma ngo urebe uba ukwiye gukurikiranwa pe ati twizere ko akurikiranwa agahanwa nibyo abantu benshi bakomeje kugenda bagaruka undi ati very sorry for that ati go to the nearest hospital ati get nursed undi ati imagine that thing ati mu by'ukuri ati birababaje cyane uwitwa Anne Marie niwe mwiza nawe yagize ati cyambwira nk'uyu mushoferi icyo yari yanyoye pe ati hari birenga ubwenge bwa muntu undi ati the hell ati naha tugeze se kweli
ni kuri Twitter bakomeje kugenda bagira byinshi bakomeza kugenda babivugaho ati nakumiro pe. Akaba rero mu by'ukuri ari imodoka ya polisi yagonze uyu muturage nk'uko amakuru atugeraho akomeza kugenda bivuga. Gusa ikibabaje muri byo gukora impanuka si ikibazo kuko buri wese yakora impanuka, ahubwo ikibabaje nuko bivuga ko yaba yabagonze hanyuma agakomeza akagenda nkaho nta cyabaye. Mu by'ukuri uyu rero naramuka afashwe ntekereza yuko inzego zibishinzwe zishobora kuba zamukurikirana kuko ntabwo ari ibintu byiza. Reka dukomeze n'andi makuru, turebera mu makuru akomeje kugenda avugwa, aho umuyobozi wa MFMI yijeje Perezida Kagame gukomeza gushyigikira u Rwanda mu iterambere n'ibiganiro bagiranye mu gihugu cy'Ubufaransa. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiranye ibiganiro n'umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamahanga cy'imari Kristalina Georgieva aho ari i Paris mu Bufaransa, aho yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku gihugu cya Sudani n'indi iziga ku gutera inkunga ubukungu bwa Afurika, aho uyu muyobozi yamwijeje kuzakomeza gushyigikira ubukungu bw'u Rwanda n'abaturage barwo. Umuyobozi mukuru w'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI yabonanye na Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida wa Ethiopia Sahle Work mbere y'inama mpuzamahanga yiga kuri Sudani n'inama yiga ku gutera inkunga ubukungu bwa Afurika. Nyuma y'ibiganiro bagiranye, Madame Georgieva abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yagize ati wakoze inshuti Paul Kagame ati kubw'inama yacu uyu munsi, ati nyuma yo kugera i Paris ati u Rwanda rwungukiye cyane mu gisubizo cyane ati ku gihe gikwiye, ati iterambere ku mavugurura ati ndetse no kureba kure ku ntego z'iterambere rirambye, ati urashobora kwiringira inkunga yacu ikomeye ku bukungu bw'u Rwanda ndetse n'abaturage barwo nk'uko yabigarutseho. Inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu b'Afurika igamije gushyigikira guverinoma ya Sudani iyobowe na Minisitiri w'Intebe Abdalla Hamdok kuva muri 2019 ubwo Perezida Omar Hassan Ahmad al-Bashir yaherukaga ku butegetsi. Indi nama iteganyijwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 18 Gicurasi 2021 izibanda ku gutera inkunga ubukungu bwa Afurika. Hazarebwa uburyo hazibwa icyuho cya miliyoni zigera kuri $300 y'Amerika cyatewe na COVID-19 kuri uyu umugabane wa Afurika. Mu yandi makuru, urubanza rwa ruswa ruvugwamo Jacob Zuma wahoze ayobora Afurika y'Epfo ndetse n'ikigo gicuruza intwaro cyo mu Bufaransa rukaba rwongeye gusubikwa. Urubanza rwa ruswa rurebana n'uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma ndetse n'ikigo gicuruza intwaro cyo mu Bufaransa cyitwa Thales rufitanye isano n'amasezerano y'icuruzwa ry'intwaro za miliyari $2 rwari ruteganyijwe kuri uyu wa mbere, rwimuriwe ku itariki 26 Gicurasi, aho uwunganira Zuma Jacob avuga ko umukiriya we atazemera icyaha ubwo urubanza ruzatangira. Urubanza rwa Zuma w'imyaka 79 bijya biteganyijwe ko rutangira kuri uyu wa mbere, ariko rwongera gukerezwa nyuma yaho itsinda rishya ry'abamwunganira rizamuye impungenge z'umushinjacyaha uzaba uyoboye abandi, rivuga ko rishobora gusaba ko yakurwa muri dosiye. Umunyamategeko wa Zuma witwa Taban Masuku yabwiye urukiko rukuru rwa Pieter Maritzburg ko ubusabe bwo guhakana icyaha buzatangwa ubwo urukiko ruzumva urubanza ku itariki 26 Gicurasi. Jacob Zuma wari witabye urukiko mu ikoti ry'ubururu ndetse na cravate yagaragaraga nk'utuje mu rukiko ndetse azamura ikiganza asuhuza abamushyigikiye barimo uwahoze ari umunyamabanga mukuru wa ANC wahagaritswe witwa Ase Magashur, mu gihe abandi bamushyigikiye bazamuraga ibendera ry'iri shyaka baririmba indirimbo ishimagiza Jacob Zuma hanze y'urukiko nk'uko tubikesha Reuters n'ibinyamakuru by'Abongereza. Jacob Zuma ashinjwa kuba yarakiraga buri mwaka amafaranga akoreshwa muri Afurika y'Epfo, no kuvuga $35,000 by'amadolari y'Amerika avuye muri Thales kuva mu mwaka w'1999 nkabituga ukwaha yo kugira ngo ajye arinda iki kigo iperereza ku masezerano yo gucuruza intwaro nyuma y'amakuru yashyizwe ku karubanda n'umudepite muri uwo mwaka nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Ngibyo rero bikomeza kugenda bivugwa, neza ko muri hose mukomeza kugenda mugubwa